ayo mashina yande nimbara ya Kristo tuyongere kandi kwijwi ryo hejuru. Imana ibaha umugisha. Ubushize mwansomeye neza, nongere nsaba umuntu mwansomere ni igitabo c'abami ba kabiri, ni igice ca 4 murongo wa 8. Umusonyi mwiza aze guhaguruka tuze kujyana, ndamubwira ibice agena nsomera, ndafata umwanya muto kandi abari byo tuze kubumva. N'ubusanzwe sinzi gutinda imbere, n'ubundi ntago nabivuga ngo mbirangize nejo abandi bazabivuga, nta mpamvu yo gutinda hano imbere. Abami ba kabiri 4:8. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 8. Iby'umugore w'Ishunemu. Yego. Bukeye Elisa arahaguruka ajya i Shunemu. Hari umugore w'umukire aramuhata ngo ajye iwe gufungura. Nuko uhereye ubwo iyo yahanyuraga hose yajyagayo gufungura. Bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati, mbonye ko uyu mugabo ahora atunyuraho ari umuntu wera w'Imana. Amena. None ndakwinginze twubaka kumba hejuru y'inzu, tumushyiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko cy'itabaza, maze uko azajya aza kudusura ajye acumbikamo. Soma none umurongo wa 14. Elisa ati, twamugirira dute? Gehazi aramusubiza ati, icyakora nta mwana w'umuhungu agira kandi umugabo we arashaje. Imana iguhe umugisha. Dukomere Imana amashi kubwe, asomye neza cyane. Reka mbibwire mbere yuko ntangira ijambo ry'Imana. Nitwa Nizigiye Augustin, ndi umupastori mu itorero ry'ivugabutumwa ry'inshuti mu Rwanda, nkorera kuri Edikota mu Kagarama. Ndi impanga y'uyu mugabo twasengewe umunsi umwe, Pasiteri Muhizi. Umunsi nahawe ubushumba no munsi yahawe ubushumba, gusa sinamenye bahamagaye mbere ngo abe gakuru undi abe gato, ariko wari umunsi umwe. Rero nabonye yinjiye ndatungurwa, mbona n'abaririmbyi bacu ba Kanombe. Imana ibaha umugisha. Ndongera kandi gushimira umushumba ndagushimiye, Imana iguha umugisha. Nabonye telefone ye, nari mfite ibintu bibiri byatumaga ntaboneka. Cyambere abashumba bacu bari mu giteraniro Rubavu c'abadamu mu gihugu hose muri rusange, niyo bari ninge bari basize ku irembo, kandi twagomba kwakira abanyamerika bari baje kubwiriza iwacu. Ndatekereza nemere barataha ryari, kuko sinkunda kwica amasaha cyane. Ndabubwira ngo nyuma y'umwanya muto ndagusubiza, ariko sinamusubiza buraca. Kaba mfite kandi urundi rugendo rwa kabiri rwo kujya Butare. Dufite abana bacu bakina umupira w'amaguru, ishuri ryacu ryaratsinze, bazitabira FEASA iri bubere Huye. Nari ngomba kujyana n'abanyeshuri bacu ariho bari, nari ngomba byari itegeko. Ndavuga Mana mpakane, nakwibuka kuna gatuti karyoho iyo avuga Yesu, nareba n'akabumbu ndabatire reka tuderege, nzazinduka ngende ejo mu gitondo. Ndava ngo sinasuzugura umushumba yampamagaye, saba uruhusha babohereza undi. Ndava ngo reka mbanze hano, n'ubundi bazatangira gukina kuwa 4. Ibi bintu bibiri byari bindemere kubona ukuntu mpakanira umushumba, ariko sinzi ukuntu Imana yaciye inzira gusa gatoya, mbona birakunze. Habaye kuwa mbere mu gitondo ndamuhamagara, ndakwemereye mushumba nzaza nkuko nabivuze hano imbere ubushize. Nkimara kubwiriza ijambo nabwirije mu minsi ishize hano, nabuze amahoro. Sinzi ko rya jambo namwe ryabakozeho. Ibyumba 3 byarantravaye bintindamo, noneho ngira n'amahirwe mbona YouTube yanyu, inyigisho ndazikurikira. Ntekereza bya byumba 3 twavuze hano, ndavuga ngo Mana utwigishe gushima. Umukristo wakiriye wa munsi za nyigisho niyige gushima, kandi Imana ibaha umugisha ko mwakurikiye. Uyu munsi ndigisha ijambo rivuga ngo ingaruka z'urugo rw'umukiranutsi. Ingaruka z'urugo rw'umukiranutsi. Umupagani gasimuvuga ntari hano, ndavuga ingaruka z'urugo rw'umukiranutsi. Ingaruka z'urugo rw'umukiranutsi. Isi ivuga ko yamenye Imana, ariko ntibiragera ku rwego Imana imenyekana ahantu hose. Mugabo umwe yuriye imodokari ajyana umwana w'umukobwa ku ishuri, umwana we yabyaye.
ageze mu nzira atwaye umwana w'umukobwa, umwana abona indimu orange, indimu aramubwira ngo papa citron, ati pa wangurira iriya ndimu ko nyikunda. Papa wagenda agura ya ndimu arayikipinga ayiha umwana we. Wa mwana mu nzira bagenda yibuka ko ku ishuri yigaho agira agasaza ke nawe ariho kiga. Kana kagakobwa karavuga ngo ndamutse ndiyi ndimu ukuntu nyikunda ndasangiye na musaza wanjye, naba nkoze ikosa, reka nyibike. Ageze ku ishuri asanga musaza we, aramubwira musaza wanjye, papa yanguriye indimu kandi ndayikunda, ariko ukuntu ngukunda birenze iyi ndimu, nawe yifate. Wa mwana w'umuhungu arayifata, afashe ya ndimu yibuka ko mama ari mu rugo, arafata iyi ndimu sindi buyirye, ntayihayeho mama, arayibika. Mu nkurikire abika ya ndimu, yanga kuyirya. Mama ndamukunda, ndamushiriye indimu, ya ndimu arayibika. Abitse ya orange, ari mu nzira atahana ibyishimo ko ashiriye mama we gift. Ageze mu rugo iwabo arakomanga, mama arasohoka hobera umwana, ati ni gift yawe. Umugore ayibone aravuga ngo yo nkunda umugabo wanjye, ntago ndi burye imbuto ntayihaye uwo nashatse. Abantu barya mukibagirwa, abagore n'abagore murya mukibagirwa, babasengera uyu mugoroba Imana bafashe ingo zanyu z'ingo zitanga. Abonye ya ndimu yanga kuyirya, suko mwana wa mama arayibika. Ageze mu rugo umugabo nawe aze, wa umudamu umugabo avuye ku kazi amufungura inkweto. Aya makuru ahantu hatabicaha mu rugo ni urugo rw'abantu bamaze gushakana. Urugo abana bari muri ajya ni mu buki hajya basohokeye muri honeymoon, umwe azaterura ibasi undi agafata ku ruhande bakajana muri douche, umwe agafata isumi igice kimwe undi agafata ikindi gice cy'isumi. Aha hantu haba Imana, nta handi hantu Imana izigaragara nko mu rugo rw'abageni. Nibo ba mbere bateka ibishimbo uko byaba bisa kose akanga kurya uwaba ataraza. Umwana w'umukobwa agasinzira mu ntebe, niki kuraye wicaye, sheri ntaraza, reka babyare gatatu, arabitemagura uzajya uce gukoma uje kwiyarurira mu gikoni. Haleluya! Tuvuga ngo amen. Uzabyiyarurira cyangwa ubyihorere, uzahitamo kimwe cyane, kubyiyarurira cyangwa ukaryama. Ariko rikira urugo rw'abageni. Umwe afata isorori, undi akazana kawunga, undi akazana inyama, undi akazana ubugari bw'imyumbati. Isume bakayitwara ari babiri, ntabwo yatwara ari wenyine. Isume imwe bakayisangira ari babiri. Iyo ni honeymoon, ni urugo rw'abaki rw'abageni. Imana isuye urugo rw'abageni, abageni bombi boja mu ijuru. Yarusangamo Imana pe cyane, ntibasigana ntibagira gute, ni urugo rwuzuye. Uyu mugore nawe ngabona umugabo araje amufunguye inkweto, afata ya orange, aramubwira ngo sheri uzi ukuntu ngukunda cyane, nakubikiye impano. Amuhe ya ndimu, umubyeyi arabwa, ninde wayiguhaye? Yibuka ko yayiguze. Ninde wayiguhaye? Ati umuhungu wanjye nkunda w'imfura. Abwiye umuhungu, ninde yaguhaye indimu? Ati my sister. Ahita amenya urugendo rw'iki. Uku niko Yesu akeneye kugenda mu bantu. Yesu araryoshe kurenza iyi ndimu. Muza abakinnyi ngo babita ngo ni equipe. Ndashaka kwigisha ibintu ndaje munkurikire. Abakinnyi umupira w'amaguru bazavuga ngo c'est une équipe. Ni equipe, donc equipe sinzi ko nabyita mu Kinyarwanda, niba nagita itsinda sinzi. Itsinda. Noneho ngewe Augustin iyo nkinanye na Bosco mu Gifaransa babita na ba coéquipier. Coéquipier ni umwe muri ngewe n'umukinnyi wanjye. Ngewe nkina kuri gatanu, Bosco akina gatatu, undi akina gatatu, kangahe tukagira umukaseri, tukagira playmaker, tukagira umunyezamu. Umupira bivuze ko urahano abantu barawutanga, siko bimeze. Kugira ngo babone igitego ntago wafa kubona ngo utere ko ubonye, ubanza gutekereza ugatangaho kugira ngo igitego kibemo. Noneho bakora ikintu cyo gusharinga baro kugira ngo igere mu izamu. Hari ikintu abanyarwanda bajya bavuga ngo go, tukavuga gol tutaco bivuze. Gol ni mu Cyongereza, ni ga na o na a na r, bivuze ni objectif, intego. Intego y'abakinnyi 12 mu kibuga ni iki? Ni igitego. Munkurikire. Intego ni igitego. Niyo mpamvu mu Kinyarwanda twe turamiza usanga gori tukabishaka none ugahora n'umwana utize bakavuga ngo gori, donc bikarangiriraho. Donc l'objectif y'abakinnyi 11 mu kibuga no gushaka iki? Mw'abakristo muri hano ingo zanyu mushiremo intego mu rugo rwanyu, muzageza abana banyu mu bwami bw'Imana.
Yesu wamenye umusharinga imfura yawe, ukurikizeho umwana uzakurikizaho ugeze kuri bucura. Wa mwana nawe nabyara kuko wateye imbuto yo guhanahana Kristo mu bantu, nawe iheze urundi rubyara. Niyo mpamvu Yoshua yavuze yuko mwataye Imana umugongo mugahindukira ntimukisenga nk'uko bikwiriye, ndarahiye jewe n'inzu yanjye. Ubwo ibihe byahinduka, abatinganyi bakera ku isi, inzego zigahinduka zigasinyira abantu ngo bashakane, ariko ndabarahiye jewe n'umugore n'abana banjye tuzareka Uwiteka. Iyi ni intego y'urugo, kubaka ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu ijuru rigereranwa n'urugo rwacu. Twe twashatse dufite abagore, twe dufite abagabo, twe dutuye mu rugo. Urugo ni ugusharinga Kristo hagati muri twebwe. Umuntu wicaye hano ujye ugira amatsiko yo kumenya abantu bose wahuye nabo mu muhanda ko bamenye Yesu, ubabwira ubwiza bwiwe. Haza kuvuka umugore w'umukristo, tugega mu rugo rw'abakristo. Iki gice cya kane kigaragazamo ingo zibiri z'abakristo. Haza kuza umugore w'umukire. Abakire muri hano Yesu abaho umugisha, mujya muduha. Abakire bagira ikibazo. Nigeze kugira 200 kuri konti ndafite ideni, nagiye seka mu muhanda nta muntu umvugishije, kandi nkagenda nishimye ngira ngo abantu bose bamenye ko amafaranga ari kuri konti. None nkumva ibi neza gusa. Nta deni ry'umuntu ufite, nishuye inzu y'abandi, nakemwe tubazo twabagabo nyine mu rugo, kuri konti asigara desa. Ndabyibuha ariko sinabyibuha hanze, imbere ndapfa ndabyibuha mererwa neza, ariko hanze bari banze ko nteye ni kwa kundi nta kintu kigeze gihinduka. None utekereza umugabo uzuryama akabona miliyoni 10 zinga kuri konti, sizabeka sinizurwego iziwe ku giti cye n'umugore n'abana wigengaho, ukabisa kukanirwa kugirira umuntu neza mu gitondo, ukanirwa kugira umuntu neza. Nigisha urugo uyu munsi 15 unanirwa kuvanaho 100,000 direct wereza umuntu 15 miliyoni unanirwa kubyuka mu gitondo ngo uvaneho 100,000 15 miliyoni ngo uhereze umuntu utabanje kugisha inama, kwirirwa baririza uriya 15 miliyoni. Igihombo kiriye nabajije ngo igihombo kiri ndace yobona kuko ntaramenya urugo carico. Uyu mugore w'umushene mu kazi yicaye mu rugo y'igorofa hejuru muri etage yicaye, ngo abona umugabo w'umuhanuzi witwa Elisa uhora inyura afite inkweto zidahanaguye. Elisa agahora mu muhanda avuye guhanurira abantu no gukiza indwara, ariko akaza afite ibibazo muri we yarashonje, afite no gukenera utuzi duke ngo yoge umubiri wongera ugarure fresher. None ngo umugore w'umushene mu kazi yicaye mu rugo rwe, babona Elisa atambutse umunsi wa mbere, amubona ubwa kabiri, ntiyabibwira umugore, ntiyabibwira umugabo, ngo aramwongorera ngo ese mukozi w'Imana kuhora unyura hano wakwihangana gato ukanyura iwacu tukakugaburira. Ariko aba bantu twabakurahe muri iki gihe? Yagize neza, niwe ndaje mvuga amakuru mu nkurikire. Uyu mugore ngo amare kumukura akura Elisa mu muhanda. Ibaza umuntu ufite impano yo kwerekwa. Mwibuke, reka subira inyuma gatoya, mwibuke ko ari umuntu wahawe ibitangaza bikubye by'umuhanuzi mukuru witwa Eliya. Eliya yaravuze ngo nakoze ibitangaza 8, uyu azakora 16, ngo ukubiye kabiri ibitangaza. Bivuge ngo iyo mwahuraga nawe yitaga kwerekwa wese akakubona, akaguhabwa, akakubwira ibyawe. Yarafite Imana muri we, icyo yavugaga cyarabaga. Umugore amugiraho umugisha ngo ararya, amare kurya aragenda. Umunsi wa gatatu aragaruka, umunsi ukurikiye ngo agaruke, ngo aravuga ngo atoya ntazahora arya, namara agenda agomba no kurara. Aragenda yegera umugabo, niho twasomye, sheri ujye ubona umugabo nagaburiye cyage saa 6, ati ndamuzi, wa muhanuzi witwa Elisa, ati yego, wambabarira tukamwubakira akazu hejuru y'akazu kacu, kuko bari abakire, yarafite amafaranga, tumwubakire etage tumushire hejuru. Umva ibyo tuzamushiriramo, tuzamushyiramo inkweto za kamambiri, dushiremo esume, dushiremo isabune ya Give, hariho izindi zasohotse tweka twavutse kuri Give, mwe mwavutse ku zindi z'ejo bundi. Noneho dushiremo akameza nitabaza, niko biriyivuga, itara nimbaga yanga yarataraza twakoreshaga rye wacu muri Kongo yikoroboyi cyangwa se yandi. Nitumara tumuterekere ku kameza, uko azaza buri munsi atunyuzeho, to tumureka tumukuremo inkweto, yurire kuri etage ni nziza ku muhanuzi, aje kuri etage, nagera kuri etage tumushiremo n'uburiri, umve tumugurire ibisaswa, tugure n'umusego,
ariko umuntu yohanura uvuye guhanurira abandi batagwa ifaranga batakwiseho ukagaruka ugasanga umugore yateguye ibintu nk'ibyo mu rugo rwiwe ukanirwa Imana ntivuge Imana ya Israeli ntivuge yigeze guhamagara 12 Petero ngiwe ngajana na Yesu. Petero ndamukunda cyane, niwe wari duaye, yari duaye. Andrea niwe waganiraga na Yesu, abantu bashaka kuganira na Yesu babasaga Andrea, ariko Petero yari duaye wa 12. Duaye muramuzi bakecu niho hagarariye abandi ku ishuri. Nongo Yesu arigisha ngo mare kwigisha ubwami bwiwe, ngo mare kubyigisha. Petero arabyumva kuko Bibiliya ivuga ngo Yesu akiza nyirabukwe wa Petero wari urwaye ubuganga. Bivuge ngo mu ntumwa 12 Petero wari ufite nyirabukwe rero ashatse, aramwegereye ko twagukurikiye tugasiga byose mu rugero. Siza abana batagiye muri 9, siza abana batagiye muri prive, siza abana bari hariya mu rugo bakeneye kubaho, tukagukurikira tubwiza ukuri wa mugabo uzatumarira iki? Ninka yakavuga ngo twashize imiryango twarabarobyi, dusiga uburobyi bwatwinjirizaga amafaranga, turagukurikira kubw'inyungu zimeze gute? Tubwire. Yesu aramubwira ngo mukiri kwisi nzabakubira inshuro 100, ikiruta byose mbahe n'ubugingo. Bivuze ngo ingo zacu z'abakristo ntabwo badufite, zirashinganye muri Kristo Yesu, zirashinganye muri we. Elisa ngwaze ngo aramwitambika, ngwino noneho ntiwongera kurya, ngwino tukwereka aho twaguteguriye. Iciza nakunze uyu mugabo, yari afite umugabo ufite umutima mwiza. Imana ibaha abagabo bumva ibitekerezo byanyu, Imana ibaha abagabo bumva ibyo musaba. Mwaba mama mwe, mwaba papa muri hano, Imana ibaha abagore bumva icyo mukeneye kugeraho. Hari igihe umuntu azashaka gukora neza, uwo bashakanye akamubera inzitizi, akanga ko umuntu agira icyo akora mu nzu y'Imana. Mukanirwa kugurira umuntu urukweto mukaburana 20 byo kugurira umwana urukweto, umwe akitambika undi akagira uwo mutima wo gutanga. 20 bakayabura kuburana gusa, bakaja no kwa mudugudu kuvuga ibibazo byabo, abantu bagahamagara murafiki 20 ngo nigute byagenze, ngo yanga ibintu n'ibyanyu mugomba kubisangira. Mama uzi ko uyu munsi yasohotse itegeko rivuga ngo umugabo n'umugore n'umwana bagiye kwicara bazajya baganira umuntu uba mukuru w'umuryango. Nijyo tegeko rigiye gusohoka ku isi. Ibaze ngo naganira na Keza waje ngo abe shefu urugo. Ariko Keza kaza kavuga Keza na nyoko twicare ninde shefu. Keza avuga ngo nije shefu gute, nije wakosaye. Boskowe ugataha iwawe wa Mungu wawe nabonye wifura kaza papa nta jambo ufite nije shefu. Ari hano nukuri ko Imana usubira kwa so ukaja kwicara ugasezerera urugo. Asanga umugabo afite umutima w'umweru n'umukristo wabaye mu itorero, yumva igitekerezo cy'umugore. Ni nkaho yovuze ngo ngaya amafaranga ngo genda umwubakire, babikora vuba. Elisa ngwaze ngo yicara muri yanzu, yicaye muri yanzu ngo abone ukuntu buriri bushashe. Ayi mama we, abone inkweto ngo agenda muri dushe, koga bari abakiriga bafite ga amazi yo mu kirere azamanuka, sinkarya yo mwibase tuzatwunama. Asaga nk'unamyega amazi ava mu ijuru aramanuka, yisiga gasabune gahumura neza. Umugabo wuzuye icuya c'ubuyumba avuye gutaramira ahantu, avuye gusengera abadayimoni bagahunga, aratashe yo yumva aritse ngo yicara umunsi wa 2. Ahamagaye umugabo bakaza bajana witwa Gehazi, ngo Gehazi we ngwino hano. Gehazi araje, wese amakuru womenya ari muri uru rugo. Gehazi ati namenya amakuru, ati nayahe. Uyu mugabo n'uyu mugore babyaye abana b'abakobwa gusa ntibagira umwana w'umuhungu. Kandi gikomeye uyu mugabo wiwe shefu wa mezo, patro di capitale, umugabo uryamye hano arashaje. Bivuze ngo ubundi buryo bwo kubyara bishoboka ko bitagishobotse, arashaje. Niyo makuru ari hano, nta mwana w'umuhungu. Ati ntawe nabonye akina. Muzasome kiriya gice ngo sinigeze mbona umwana w'umuhungu akina muri uru rugo. Aramubwira ngo ngirira uwo mugore ngo se. Umugore ngo arahasa ngo asanga umuhanuzi aramubwira ngo igihe nk'iki uzaba uhetse umwana w'umuhungu. None mutekereze iyi image, umuhanuzi araguhanuriye, arakubwiye kandi uzi ko neza umugabo wawe wageze gute, ashaje. Utinya kubwira umuhanuzi dufite ikibazo cy'ubusazaga nabwo, twari dufite ikibazo kimwe mu rugo, twari dufite ikibazo cy'umuhungu, bibayega 2. Ikindi dufite hano kitugoye, bose arakuze, ariko uyu mugore ntiyashidikanya kwizera ko ari muri we mu rugo rw'umukozi w'Imana ararugumana, araceceka. Reka nibira abantu bari hano kubwira
kubwira abantu ibibazo byo mu rugo rwawe si cyo gisubizo cy'urugo rwawe. Nimuzajya mugira ikibazo muri korari, simubona abana bacu b'abaririmbyi tugira, bagira barumuna babo baririmba mu yandi makanisa, mu yandi matorero none cyangwa se mu yandi ministeri. Iyo ubwiye ikibazo cyanyu mugatangira kugisakuza, nigeze kubona ubwoko bumwe bwari buzi gusenga, bagira ikibazo muri korari bakanga kubibwira abaririmbyi bayoboye, komite kurira gusa imodoka rikava ngo tugiye mu cyumba cy'amahombi gusa, abandi nta makuru, bagahudumiye ikibazo bagasengera ikibazo kiri muri korari, bagataha ruko Imana ivuze ngo ndakirangije. Ariko abandi undakatasakuza nono buriya nta korari itagiragamo, nta korari itagiramo Petero ntigibemo bande donc abavugira hasi babamo. Bibiliya ivuga ngo harariho umuntu umwe 12 ngo abana b'inkuba ni sans pardon, hararimo doye Petero wavuga ko ushaka no muri korari abo bantu bose urwo rwego rubamo. Bobura gute? Barabyawe n'umugore ntiboburagamo. Donc bagomba kuba bafite izo karakteri zose muri korari. Hagaragaramo umwana w'ubwenge cyane muri bo ukipinga, aramubwira ngo uzabona umwana. Mu nyumve neza ingaruka z'urugo rw'umukiranutsi. Wa mugore ngo arasama, wamaze gusama umwana agera igihe cyo kuvuka, abyara umwana w'umuhungu, ngo amwitegereze abona ari umwana w'isezerano ry'Imana. Wa mwana amurera nk'umwana mu rugo, iminsi mike mushire wa mwana ngo arakura. Umwana ngo akure ngo arwara, agira ikibazo cyo kurwara umutwe, kandi arwara umutwe umuhanuzi avuye iwabo anyuzeho agiye. None ngo amare kurwara umwana arababara cyane, ababare ngo abakozi barimo bakina babibwira se w'umwana, twega abagabo kurera abana ni gakeya, bose kuzo bishobora iwabo ngo dutangire kubyiga ubu nyine. None uwo mugabo nta bushobozi yari afite bwo kurera, si impano yiwe, hamushire kubibera abona umwana karagenda nabi. Mubwire nyina azafata umwana, babwira nyina araza ngo afate umwana ngo amushira ku bibero, ngo amushire ku bibero, ngo umwana acikanira ku bibero, ngo umwana ngo acikanire ku bibero, ngo arebe ubwiza bw'umwana, ngo areba n'isezerano ry'Imana, ngo abona bino bintu bitajyanye. Aravuga ngo uwahanuye arahari ntarafa agomba kuza akagira icyo akora muri uyu mugoroba. Yurira etaje n'umurambo, ashikeho arambitse umwana, afashe ya mashuka y'umuhanuzi ayashize hejuru yiwe. Wamare kuyashira hejuru yiwe aravuga ngo umuhanuzi w'Imana agiye hehe, umuhanuzi ari hehe, umuhanuzi ari hehe. Ngo arasohoka ngo agere nk'ahari, ngo abwira abagaragu be ngo ni ari hehe. Baramubwira ngo azamutse umusozi, ngo ariko ari kumwe n'umukozi we witwa Gehazi. Atuma ngo abagaragu be ngo nimugende mumumbwirire, ngo ariko ngo nabagenda inyuma ku ifarashi yirukanka, ngo umuhanuzi amubone. Muzasome Bibiliya ngo niwe munsi wa mbere Elisa n'akanwa ke yavuze ngo nukubera Imana ibimpishe, ntiyigeze imuhisha kuva hawe ubuhanuzi. Usibye ku munsi w'uyu mugore Imana ntigeze imwereka ikintu. Ngo ngo azamukana agahinda, ngo atangire umusozi, ngo abwira umugaragu we witwa Gehazi, manu kure buriya mugore nimba ari amahoro. Ngo aragaruka aramubwira ngo se mukecuru na amahoro? Ati oyaye, wa mwana mwahanuye yapfuye, ariko si wowe nshaka, ndashaka umuhanuzi. Ngo yegere imbere, Gehazi aramubwira ngo wa mwana ngo yapfuye, ngo amuha inkoni y'ubuhanuzi. Aramubwira ngo ugende uyirambikaho umwana ari, umwana araba muzima. Abagore bazikuriraga bari baje, harabaza barira ariko badafite amarira. Tumurabona nabonye ikintu cyandukira mu buzima ni amarira, kandi agakunda abagore kwandukira kureza abagabo. Uko umukobwa wese ukana agasanga undi mukobwa yarira no akamarira, ntazi icyaha yarira akamufasha, bakaba batatu. Kandi babaye batatu iyo barize uhite witegura ko abantu barenga bangaye b'abadamu. Amarira nicyo kintu cya mbere. Twebwe abagabo yoza dine byabaye ibindi. Hari umugani nyankunda w'Abanyarwanda ariko dusetsamo gatoya ngo amarira y'abagabo atemba ajya iyo yuzuye ajaye. None se azatemba ajya mu nda, atembe kuwa mbere twafushe muyomba, atembe kwa kane twafushije abana, atembe kwa gatatu twafushe bande, niyuzura mbwira mama wanje niwe ga mukuru azatembera. Tuvuge ngo haleluya, tuvuge ngo amena. Bibiliya iravuga ngo nuko ngo aramubwira ngo genda urambike inkoni kuri ya mwana wapfuye. Mwabaririmbyi muri hano nkunda kuvuga bino bintu iyo nagize amerwe nkabona abaririmbyi. Feva yo kwitwa izina ry'uburirimbyi ihabwa abantu bake. Mwebwe muzakomezaga no mwijuru, je nzakoma amashi n'ubundi nzanya bakomera nicaye hano, singirirwe ryo kuririmba, nje kubwiriza bizahagarara. Mwebwe rero muri repetition bunyine muzaririmba, mwahawe izina ritandukanye n'abandi bantu bose. Bibiliya iravuga ngo nuko Dawudi uko yacurangaga abadayimoni bavaga mu mwami bagasohoka.
donc kuririmba kwanyu kugira imbaraga zo guhindura abantu benshi. Niyo mpamvu mbere yuko twe tubwiriza tubasaba ko mutubanziriza. Iyo mugiye kutubanziriza mugiye kudutegurira ikibuga. Nibyo umufilosofe witwa Augustin yaravuze ngo iyo umuntu azi kugenda ngo abazi no kubyina, ngo iyo umuntu azi kuvuga ngo abazi no kuririmba. Ariko nje yarambesheye, nzi kuvuga ariko sinzi kuririmba. Ibi mwarabihawe. Kandi ikindi cya kabiri mujya muzirikana izina ryanyu ry'uburirimbyi. Jewe YouTube yanjye ikurikirwa n'abantu bake, mwebwe hantu hose turababona. Donc mu keeping iryo zina, Bibiliya iravuga ngo iryo zina rikiza indwara. Donc mwahawe izina mushobora kuririmba abadayimoni bagasohoka mudasenze ariko mwaririmbye. Mwahawe izina iyo mucuranze gusa sente ukayihagararaho, imbaraga z'umwijima zirasohoka. Billy Graham yarari muri Tanzania atarapfa, yaje kubwiriza muri Tanzania ngo ageze mu rusengero ngo yumva harimo imbaraga z'abadayimoni. Papa yakundaga kumva inyigisho ze hari kera muri za 1999 turi Buvira. Noneho babasonaga mu Giswahili, aravuga ngo ndumva hari umwuka utari mwiza mo hano mu rusengero, ngo ariko ngo abwira abantu ngo bafate ingundi z'urusengero. Reka nongere ngaruke ga turacari mu mirimo y'abakozi b'Imana, abanyamasengesho tugira mu rusengero. Umwuka mubi ntushobora kuzererana mwe mutarawubona. Nizo nshingano zanyu kuko muhora musengera itorero ry'Imana. Iyo mufashe zino nguni mutanga sinyare y'ubwami bw'Imana hano. Niyo mpamvu ibitangaza bigiye gukoreka no guhinduka kw'amateka y'abantu biva muri rya sengesho mwatangizanya hano. Ngo arasenga aravuga ngo natihana ngo biragenda gutya, aragira babona ngo asumira mufata ngo yikubita hasi, ngo yikubise hasi baramuzana ngo aramusengera. Uwo munsi yakira imbaraga z'Imana. Mwabantu b'Imana muri hano twahawe ububasha abandi bantu batahawe. Twahawe izina dutegeka tudasakuje. Twahawe izina rihindura amateka y'abantu. Amaze kumubwira ngo ajana inkoni ngo ayirambike ku mwana ntibzakunda, wa mugore aravuga ngo no wahanuye nazi. Abantu baraho sinakubwiye amakuru, ni wa mwana babyaye mu buhanuzi yapfuye ukarira. Baramushinyagurira wa mugore ngo yatanzega imitsima, ngo yagize gute, ngo yatanze amazi y'abashitsi. Niko baza batubwira twahuye n'ibibazo, ngo singaho si wo wishuriye abavuga butumwa bose, si wo kubiswe, si wo buza akazi, singaho si wo witanze 300,000 ngo umushumba ngo ave muri Kenya azabwirize, ngo singaho tavuye ku kazi atwiyemeraho. Ariko bakarira nyine bagera ukwabo bakavuga. Kuri abantu bose bagira gakundi bagenderamo, abanyamagambo bagira gahugu bahuriramo, abanyamipira bazabagiraho bavuga ikiganiro kikaba ikindi kikajya aho ngaho. Abaririmbyi iyo bahuye bazamura amajwi bagakosorana. Donc abazi ibintu ibibabamo biza bibahuza bakarema ikintu. Barabavuga amakuru aho y'uwo mugore ko yafushije umwana. Elisa aramubwira ngo Imana yabimpishe, ngo ariko reka nje wawe. Uyu mugoroba Imana itaha iwacu natwe. Uyu mugoroba Imana itaha iwacu. Uyu mugoroba Imana izi iwacu. Bibiliya iravuga ngo aragenda ngo agereho ngo asanga abantu be barira. Ni ngaho yakavuga ngo mu makayira gatoya ntambuke, ngo ageremo ngo asanga umwana bamushize ku buriri araraho. Bafashe wa murambo w'umwana bamupfukireho imyenda ngo ayikuraho. Ijambo rizari ntera ubwoba kuribwiriza muri iki kinyejana riri mu kugora. Bibiliya irambwira ngo nuko amubarara hejuru, izuru ku zuru, akanwa ku kanwa, amaso ku maso. Ashaka gukora uribwiriza hehe bo guhamagara bakakubaza ngo ese ufite ibisazi bikomoka kwande. Donc riza rigora kuribwiriza ngo amuhagarara hejuru, ngo amubarara hejuru, ngo akora inspiration y'ubuhanuzi kuri uwo mwana, ngo amuhagaze hejuru, ngo arahumeka, ngo ahumeke umwana aritsamura. Mwumve inkuru, abantu bose bari hanze bategereje ikigiye kuba n'umuhanuzi wuriye hejuru. Abantu bose bari hasi ko bararira bategereje isezerano ry'Imana. Reka mbabwize ukuri, ingaruka z'abakiranutsi mbivuze mpagaze hano imbere ntabwo ari mbi. Ingaruka z'abakiranutsi ziba nziza kuri twebwe, zikaba nziza ku bana bacu, zikaba nziza ku buzukuru bacu, bigakomeza bikaba ibisekuruza by'ubuzima bwacu. Cyane rwose. Data aje gupfa mu 2001 twari tukigera mu Rwanda turi abana batoya tutazi aho tuzana. Batonikaga muri primaire ku Kibuye niho twari turi. Numva aravuze ngo mbasigiye Imana. Udusigiye Imana ati basigiye Imana.
umwana mutoya nkanjye kumva ngo adusigiye Imana byari ibintu ndashobora gusobanukirwa, ariko ndashima ijambo yasohoye mu kanwa ko yansigiye Imana, yadusigiye Imana. Ibi mbabwije ukuri, amateka agenda ahinduka y'ubuzima. Yagusize mu biganza by'Uwiteka. Haleluya. Twagiye tubona Imana, reka mbereke. Aho ntacyo uzahaburira. Amen. Yego. Bakristo bene data, ingo zacu ziri mu maboko y'Imana, ntiziri mu maboko y'undi muntu. Nimutaha muri uyu mugoroba wa none, mutaha n'ibyishimo ko mwishinganishije ku mugabo ukomeye ku buzima bwanyu. Ubuzima bwanyu ntabwo buri mu maboko y'abantu, kandi ingo zanyu zizagira ingaruka nziza ku Mana. Umvugire ngo amena. Kongere kandi haleluya. Ntacyo wabura. Ntacyo wabura. Mu biganza bya Data. Ntibishoboka. Data afite byose. Umwana ngo aritsemura mama. Yego. Ngo amaze kwitsemura umukozi w'Imana ngo amufata gutya. Abantu bari bice bategereje kuvuga ngo reka turebe. Ni ukuri ko Imana nibashake bategereze ntacyo muzaba. Yego. Bahagarare ku musozi bategereza ntacyo muzaba. Ntibishoboka. Ntacyo muzaba. Ntibishoboka, ntacyo muzaba. Ntacyo bazabona. Njyewe ndi umuhamya wo kubihamya. Ushize nababwiye naburaga amafaranga minervare twishyura 25 muri kino gihugu, habura umuntu njyana ku ishuri, ariko yuko Data yansigiye Imana. Nakazambwiriza mu kigo cy'ishuri nkigira ubuntu umwaka ugashira. None asanze muri korari mu munyeshuri wanjye. Ibo nabahaye na histoire ukuntu nabonye akazi muri icyo kigo mpakura n'ubupastor. Iyo umuntu yakura, mugende mufata abana banyu mubaraga Imana, mubaha Imana, bazagira ingaruka ku buzima. Ngo yitsemure ngo aramureba, ako uyu mwana ari mwiza ba, umwana wo mu bagore baje gushungera, uyu mwana azaba mwiza cyane. Abantu ngo bakurukanya ku kazi bahembwaga 2, ngo birirwa wiyemera ku bantu ngo wafashije abantu, zirashize bagende baguseke, ntugire ikibazo, hazazuka izirenze 2, kandi uzazuka azaza ari mwiza kurenza uwa mbere. Mumvugire ngo amena. Ngo aramufata ngo amanuka hejuru gatoya, ngo asanga ngo barahagaze, ngo hamagara wa mugore umwe mu bagore benshi, aramubwira ngo ngwino ufata umwana wawe. Afashe wa mwana ngo aramumuha, ngo amurebe, wa mugore aramureba, Gehazi arumirwa, aravuga ngo kumbe mbana n'umugabo ufite imbaraga zitandukanye n'iz'abandi. Ingaruka ya mbere y'abana b'Abakristo, abana bacu ntibazapfira mu byaha. Jamais. Aya masaha mwaje gutakaza muri kino gitaramo mukicara hano, ndakubwira urubyiruko iyo nabwirije nagize amerwe nkababona ari bo benshi. Iyo duhuye tuvuga amagambo menshi tukayacumuriramo, ariko ngakunda iyo twageze mu nzu y'Imana tuzaduceceka Imana ikavuga yonyine, kavuga. Aha niho tujya dukura amasezerano y'uyu munsi n'ejo hazaza. Ahabwa umugisha. Soreze kuri uyu muntu ndavuga mu gato ni marasenge sozo. Urindi rugo rwa kabiri ni urugo rwa Dawidi. Kandi Dawidi yabibonye atarashaka, yamenye Imana ari umwana mutoya utaragize amerwe gukandagira mu ishuri. Ariko uzi kuba umwami utarageze mu ishuri, uzi kuba umuyobozi wa kampani utarugeze ukandagira mu ishuri. Mujya musoma urugo rwa Yosefu, ukuntu Yosefu yazamutse mu buzima bwe. Nkunda umwana witwa Rubeni n'imfura ya Leya akaba umugore wa Yakobo. Ngo bwira bene se ngo ndabasaba ngo amaboko yanyu ntavisha amaraso y'uyu mwana, ngo ahubwo tumufate tumujugunye mu cyoyo cy'ubutayu kitarimo amazi, kitarimo ibiryo, azicwe nabyo. Abantu bazabagira ngo baradutaye, kumbe aho badutaye mu biganza by'Imana. Abantu bazabagira ngo baratuvuga, kumbe uko batuvuga batwegereza Imana. Abantu bajya bagira ngo barimo badushyiraho igisuzuguriro, ariko ko barimo batuvuga ibintu bibi, niko barimo basatira gukomera kwacu mu kwizera. Ntimushobora kugira kwizera mudafite ibibarusha, ntibishoboka. Teste ya mbere y'umukiranutsi no kugeragezwa cyane, kandi kugeragezwa kwacu gutuma dusatira mu kumenya Imana. Nicyo kizami cyane. Ubu nibwo dusigaye dusirimba umuntu urwaye malaria ntakire. Mbibonye muri iyi myaka. Kera bakaza basirimba bafite gusa ingoma, amina, bakagira cyo dayimoni akavuga gasohoka. Ubu turi mu kumara amasaha 28 ku muntu wa malaria ya hano hepfo, tutashize inzitiramubu malaria. Bu malaria gaseka. None uwo kuzana dayimoni mu mara imyaka 30. Kwizera kwacu kwavuye ku Mana kuja mu kwiringira impano y'umuntu, kuja mu kwiringira umuntu runaka. Dukura cyaci za bindi Imana yashize mu rugo.
ibintu byo dufite mu ngo byacu ibibazo. Abantu bari mu kwizera umuntu ufite amafaranga mu rugo rwabo akababere inkomanzi y'ubuzima. Mukura amaso ku bantu. Dawudi agambirira mu mutima, aravuga ngo njewe nzaramya Imana mu butoya. Soreze muri kino gice Samuel wa mbere 17:45 senge ndavuga gusa akantu gate nimara ndangirize hano. Haza kwaduka umwana w'umuhungu witwa Goliath ninde? Ni Umufilisitiya. Izo ntoki ziwe zareshe 3, yari afite uburebure butabarika bwo hejuru. Yatwaraga icumu ryiwe yatwaraga mu ntoki ryapimaga ibiro 50. Yatwaraga agafuka kakawunga mu kuboko iwe, nibyo byari ibiro byiwe byo kujana icumu mu kuboko. Kawunga ibiro 50 iwe nibyo yatwaraga mu kuboko, ngo ni icumu yitwaza. Nkuko ufashe iyi mikrofone agafata nk'agafuka k'umuceri k'ibiro 50 iwe yakajana gutya munsi. Tiyari umugabo agatambuka mu bandi bagabo bafite ibiro 50 bya kawunga n'icumu atambuka. Abandi ko niyo yabagoye bavuye hano bageze ari inkoni yabananiye. Iwe ibiro 50 mu kuboko, ibiro 50 nizo zapimaga icumu ryiwe yatwaraga mu kuboko. Tiyakaza kaburanye gutya gusa akagenda agahagara mu bagabo. Wasanga umwana w'umuhungu waraye mu cyumba cy'amasengesho witwa Dawudi akavuka ku mugabo witwa Yesayi, ngo akaba ari umwana wakiranutse mu buto bwiwe udasa n'abandi bana. Muzasome Bibiliya neza ngo Abinadabu yagiraga ubwiza bwo ku maso, ngo umuntu wese aramubona akava ngo mbonye umusore mwiza. Uzatinye Bibiliya ivuga ngo uyu mugore yari umukire, ngo uyu yari inzobe, ngo uyu yari mwiza. Bibiliya ivuga ko wari mwiza. Wari mwiza. Uwo muntu ni mwiza. Bibiliya ivuga ngo uyu muntu yari mwiza. Abinadabu yagiraga ubwiza bwo ku maso butagira undi. Bibiliya ikavuga Dawudi ngo yari umusore mwiza ngo ariko w'inzobe. Mwiza ariko utari gikara ariko w'inzobe. Agenda akora icyo bita kuramya no guhimbaza. Haza kwaduka umugabo azonga ubwoko bwa Isiraheli. Imyaka 40 irashira, abafite mu kuboko, abagendana, abavuga uko ashaka, avuga Imana ya Isiraheli uko ashaka akayikandagira. Bukeye mu gatondo akana gatoya k'imyaka 16 kabwira ababyeyi be ngo reka kagemurire bene se ku rugamba, nta handi busoreze ntimurambirwa ngiye gusenga. Ngo arasohoka, ngo asohoke, ngo ageze ku rugamba, ngo abona bene se bari bamuzi kuko yari brutale cyane kubijyanye n'Imana. Iyo wavugaga Imana cyane ntiyihanganaga, ngo yahitaga yitambika kugira ngo avuge Imana ya Isiraheli. Ngo mugabo ngo arahaguruka, ngo ahaguruke avuga ijambo ribi ryababashe Dawudi. Aravuga ngo uyu munsi ndica ubwoko bwa Isiraheli n'Imana yabo. Dawudi aravuga ngo kuva mbayeho ninde mugabo wigeze uhangara Imana ya Isiraheli? Imana yakuye ubwoko bwacu mu Giputa, ninde mugabo wigeze kuyihangara? Ngo Dawudi umutima uramutse, ngo mwene nyina aramubwira ngo ndakuzi, ngo kunda kwitanguza ku rugamba, subira inyuma. Ngo hari icyo ngutwaye, ngo nagira ngo numve gusa aya makuru. Ngo amare kuyavuga ngo bimwanga mu nda, ngo aragaruka arataha, ngo abwira se amakuru, ngo aje kusura umwami. Ngo aramubwira ngo se mwami, itangazo washize hanze rivuga gute? Aravuga ngo umuntu uzicuriye mugabo w'Umufilisitiya nzamuhemba ibintu 5. Icambere nzamushingira umukobwa waje nabyaye n'amaraso yanjye. Ibaza aho umwami atanga umwana w'umukobwa ku muntu uzica umuntu uzengereje igihugu. Icakabiri nzamuha abantu bazarinda umuryango we nawe ubwe. Ahita areba se ko ari umukeneza, abona asagize bodyguard. Icagatatu nzamuha umugabane w'igihugu nyoboye nawe akiyobore. Ati yampaye inka, usiko mbaye shefu wa territoire byakomeye. Icakane tuvuge ngo amen. Icakane gikomeye mu butunzi dufite iwacu ibwami tuzagabana n'uwo muryango. Dawudi ati ndariye. Yamubwira ngo mwami nyemerera naje ngwane nawe. Umwami aramureba, wowe Dawudi wowe, ati ngaho gambwira amateka y'intambara warwanye. Habaye umunsi umwe ndagiye intama se n'intambara mwana wa data. Aterekaga ndangiza amakuru. Umunsi umwe ndagiye intama za data, idubu riraza ngo rifata umwana ngo rimushire mu kanwa, ndayisimbukira ndayishwanyaguza. Ati ya kabiri hazaga intare ko zafataga abana nazo narazicaga. Nizo ntambara warwanya dufite imyaka ingahe? Bibiliya ntizigaragaza neza ko bishoboka ko ari imyaka 16. Ati none wabasha kwicurira Umufilisitiya? Ati mumimpereyeho umugisha. Ni nkaho yokavuze ngo abayobozi bakuru bananiwe, naje mureke ngerageze ukwanjye, nanjye ndebe ico nakora. Imana uyu munsi wa none yibwire iguhe nawe ugerageze kurwana imbaraga. Imana iguha imbaraga zo kurwana uhereye ku gisekuruza cy'iwanyu, wige hasi.
ngo nuko ngo aramureba, ngo amaze kumureba ngo amujyana mu nzu y'urwambariro, ngo amwambika teni ya gisirikare y'intambara. Dawudi ngo yambare, muzasome igitabo neza, ngo Dawudi ngo yambare, ngo arasohoka, yo ngo biramuremerera, ngo atere intambwe ya mbere urukweto ruramutega, yarabimenyereye, ngo atere kabiri biranga, ngo gatatu biranga, aragaruka abwira umwami, simbimenyereye papa, nyiheraga akabutura kanjye mpaka kilote kanjye nanambaye, umena agapira kanjye, nibi gusa nimenyereye, ibindi simbizi, ubiheza abandi bantu. Umwami arambwira ngo ngaho bikubere gutyo, ngo aramanuka bibiri arambwira reka nihuta, amasaha yageze, ngo aramanuka ageze ku mugezi mutoya, ngo abona amazi ari matemba, atora amabuye 5, reka mvuga amabuye 2 andi nzayavuga nagarutse. Ibuye rya mbere aravuga ngo nukwizera, ibuye rya kabiri aravuga ngo amahoro uyu munsi wa none atashe muri Israeli, uyu mugoroba wa none amahoro atahe mu ngo zacu, uyu munsi wa none amahoro atahe mu mirimo dukora, uyu munsi wa none amahoro amanuka ku bintu byose mwashize muri planification y'uyu mwaka. Ngo yike gutya hasi, atora ibuye rya mbere aryita kwizera, ngo atora irya kabiri ngo aryita amahoro, ngo atashe muri Israeli, ngo afata umuhumetso we aramanuka, ngo agihagaraho cyane ho twasomye ku murongo wa 45, ngo yataramureba, mana be mbega kabebe, mbega we. Abagabo barasuzugura kugeza ubwo bohereje impinja, abana batoya. Muratsindwa ku rugamba, buriya hari umwana ubafatiye inkingi mu rugo rwanyu mutazi. Hari abana b'imyaka 12 bajya babasengera mutazi ko babasengera. Hari abana mufite bajya mu bigo by'amashuri muri za secondaire, bakajya muri groupe de prière, bakuzura imbaraga z'umwuka bagasengera imiryango mutabizi. Kakiga mu wa mbere kavuga kundi mikagari wanyu kakazihisha kuko mwakamerera nabi, ariko kagahura na secret mu mutima ati nzajya nsengera igisekuruza ca data. Umuririmbyi aravuze ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Bibiri iravuga ngo hagarara hano wahagarara hano. Aramubwira Dawudi, wateranyije uducumu n'amacumu, ariko njyewe nguteye mu izina ry'Imana ya Israheli wasuzuguye. Wasuzuguye. None ngo afata rya cumu ngo aritera Dawudi. Atere Dawudi, Dawudi ari kwepa mu buryo bwo mu mwuka, kuko ntabwo yaragomba kurikwepa mu buryo bwa gisirikare, ko ntiyabyize. Buri hari ibintu dukwepa atari uko twize, dukwepa gusa yuko umwuka wera turiho. Ntabwo dukwepa yuko ari aho twigiye gukwepa, oya. Ntabwo impanuka zitadutwara ari uko tuzi gusimbuka modokari, oya. Ntabwo abana bacu bajya kwishura uko bazi gutwara imodokari bakageza abana kwishura akagaruka ari amahoro, sibyo. Hari umwuka wera uyobora, hari izindi mbaraga ziyobora ubuzima bwacu, hari izindi mbaraga zikora imirimo n'ibitangaza. Ngo arakwepa, ngo akwepe ricaho, ngo nawe afata wa muhumetso arasenga. Nimukajya mukora ikintu mutiyambaje Imana, aririmba ya ndirimbo, Mana kuko wafashaga basogokuruza. Bariyo migisha no arayibara, ahera kuri ya migisha bava mu Egiputa, Imana yambutse inyanja itukura, araza bari migisha, inzara yarateye muri Israheli, Imana igomorera imigezi abantu babaho. Abari migisha y'Imana atangira kubona Imana mu bikorwa, akura Imana mu magambo ayibona mu bintu bifatika. Natwe hari igihe twabuze minerevare, turava ngo Imana tubera ibyiringiro. Hari igihe twabuze amafaranga y'ubukode, turava ngo Imana tubera ibyiringiro. Hari igihe twajyanye abana mu bitaro tubona bidashoboka, abaganga babura indwara, turava ngo Imana tubera ibyiringiro. Hari igihe twakubiswe n'ibibazo by'ubukene, turava ngo Imana tubera ibyiringiro. Hari igihe imiryango yacu yigeze kunyeganyega, divorce ziri ku muryango, turava ngo Imana tubera ibyiringiro. Hari igihe twari twarasanzwemo indwara mu maraso, mu mitima na mu hehe hatandukanye ku mubiri, turava ngo Imana we tubera ibyiringiro. Atangira bari migisha y'Imana, atangira guhamagara Imana mu butatu butagatifu, aravuga ngo ndakwizeye Imana ya Israheli, ndakwizeye na Yesu Kristo umwana wawe, nizeye n'imbaraga z'umwuka wera ziherekeza uyu muhumetso mu izina rya Yesu Kristo. Arawurekura umuhumetso, ugenda mu kwizera. Muzasome Bibiliya neza, ngo yarakoze protection, ngo yari yambitse ahantu hose kugeza ku birenge, ngo ariko yibagirwa ahantu hano. Uri hari aho Satani azayibagirwa akagira ngo yadushoboye, kumva ari aho yibagirwa hano, ngo ryawe riragenda ngo ryinjira hano, ifata umugabo riramuterura ngo rimukubite hasi, ngo bodyguard babone ko chef aguye, aravuga ngo pas possible, anafariki boss, dusubireyo, tipo pfuye twe turashobora. Ngo basubireyo, Dawudi aramanuka yirukanga, afata ya nkota ya wa musirikare akuraho igihanga. None kwa kwizera niko kwishe Dawudi. Amahoro ni cya gihanga yagiye gutanga ikimenyetso ko atakiriho. Uyu munsi wa none Imana iduha ikimenyetso bitugaragaza ko bihagaze muri uyu mugoroba. Uyu munsi wa none Imana iduha ikimenyetso ko hari ibintu bigiye gufunguka. Ngo afata ya nkota ngo ashira wa mutwe ngo arazamuka,
ngo uyu munsi wa none amahoro atashe muri Israheli, ngo abagore baza bacumba imitsima, ngo abandi bari baritse, abandi baza boza abana mu ibase abandi bakobwa baza bakubura, abandi bari bavuye kuvoma. Twebwe tuzatwerekwa cyane abagore ngo bahise bahimba indirimbo uwo mwanya kubera ibyishimo by'umutwe wa Goliyati utashe muri Israheli. Abagore bari mu kavuyo nyine k'abagore bategura abana, abandi barimo basiga abana bavuye kuboza, abandi bari murabona ya mirimo yo mu rugo y'abamama. Buriya nushaka kumenya agaciro k'abadamu mu rugo, uzaraba ari intambwe zabo bakoresha mu cyumba no muri salo gusa, tuje mu gikoni. Kandi abantu bafite abagore hano murebe intambwe bagira muri chambre principale no muri salo. Uje gukora gute ni kukuzanye akinjira akagaruka yaba ataricara ukabona umugore kandi arasohotse kugeza igihe tubabwira mwareka tukaryama uri mu biki ukayoberwa, akaza agahagarara agafata gusa akenda k'umwana akagenda yagera muri saro akagaruka akaza akareba ibindi. Ariko abadamu abagore bararambukirwa. Mama pasteur none ubaze zo mu gikoni, intambwe zo mu gikoni wapfa. None ubaze zo muri salo no mu gikoni wawera. None uzaba ariyo babonye abashitsi mu ngo zabo biteguye nk'abantu batanu babasura mu rugo, ubaze izo ntambwe wamenya amafaranga umuhemba ati wabona amafaranga umuhemba. Abagore bari mu tuto nk'utwo ngo buzura imbaraga z'umwuka wera, ngo bahimba indirimbo y'umwuka wera ngo barayisohoka. Umugore wa Nyamirambo arayisohoka, umugore wa Kaciro arayisohoka, umugore ukora muri biro runaka akomeye arayisohoka, umugore wari mukubura mu rugo ngo iyo ndirimbo arayisohoka. Uyu munsi tugiye kwinjira n'indirimbo muri uyu mugoroba, abantu ntibamenya ko twazihimbye. Tugiye kuzura imbaraga z'umwuka wera, turazihimba mu buryo bwo mu mwuka, ngo batangira gusohora indirimbo zo mu mwuka bose basohotse batavuganye. Umugore wa Kicukiro iwacu mu Gatenga asohokana indirimbo isa nk'iy'umugore w'Inyamirambo. Umugore w'Inyamirambo yuzura imbaraga z'umwuka wera asohokana indirimbo isa n'umugore wa hano i Remera. Umugore w'Iremera asohokana indirimbo isa n'iya hano turi uyu munsi wa none Kanombe. Undi ngo ayisohokana ahandi hose ngo barasohokana na ya ndirimbo, ngo ya ndirimbo bayihuriza aho batera yihe ndirimbo. Baravuga ngo Sawuli yishe ibihumbi, ngo ariko Dawudi yishe inzovu. Kandi aba bagore n'umugore utaragiye mikorera kuva avutse mu nda ya nyina, iyo ndirimbo yarayeretswe arayisohokana. Ingo zacu twazishigikijeho ijambo ry'Imana, tugira impano zo kuzura imbaraga z'umwuka wera tukaririmba.